iba ari nini cyane hagati yawe n'amakipe muhanganye. kandi mu makipe ukomeza gato bavugaga ko ikipe ya Trapo ngo yagutsindaga ibitego 4 washaka ukemeramo 2 cyane bisa n'ibyo Man City yakoze muri Premier League. Man City ndibuka Pep ajya gutwara shampiyona ya gatatu baravuze ngo twaye ebyiri ngo ariko Ferguson ngo inshuro ebyiri zonyine uzabashije gutwara ibikombe 3 byikurikiranye bya Premier League ngo so you can't be sa ngo ntago we waba nka Sir Alex Ferguson. Abwira umunyamakuru witwa Guillaume Balage nibwo akoresheje iryo jambo aravuga ngo niba gutwara igikombe bidusaba gukora effort ihagije do so will hit by knockout. Nango Reyo igomba kubaka ekipe itsinda bidasabye ibintu bimeze nko kuzana ama excuse ngo ariko ngo aranunga umusifuzi ngo I expect ngiye ko nubundi umusifuzi iteka ryose akwiye kuba fair. Ntago tubivuga ngo bivuga ngo Rayon Sport ngo hari uwayibye cyangwa ngo hari ugomba kuyiba, ntago ari cyo bivuze. Ariko nyine niba ushaka kuba wa mbere mu bandi ugomba kuba utandukanye nabo mu buryo bw'imikinire. Ushaka kuvuga ngo bavunikishije rutahizamu bikangara mu kwezi kwa mbere, ariko bavunikishije rutahizamu ubwo binjyana muri karite ya squad yayo ababizi neza yuko mu mafaranga bafite mu kwa mbere bashoboraga gushakamo umukinnyi umwe mwiza cyangwa babiri beza babahenze babahanga. Havuzwe ba Bayo ariko byarangije haje Jaro ukiri muto warayibonye ko byamufasha n'igihe kuyadapta n'ubu ngubu barakina utunota duke. Haje ba Asanana wabonye ko Mercato mu kwa mbere tabaye successful. Rayon Sport rero nireke gushakira ubwinshi ku isoko next season abizagumana nishakire kalite ku isoko. Icyo mvuga kalite ni iki? Hano mu Rwanda hari ukuntu kera abantu asanga afite inka umuntu akafite nk'inka nk'umunani zino z'inyarwanda z'amahembe. Mu Rwanda akavuga ati izo nka ikiraro space zifata kuzigaburira ubwatsi kuzijyana byiki usambutse uzijyana mu bishanga no mu misozi byihorere. Reka tuguhereze nk'imwe y'imfirizone ujye uyikama iguhere litiro 20 unywe usagurire n'isoko ugurisha amata umere neza. Ngo kakibamba kanje kakanyarwanda ngo yango kabihogo kanje ngo nagakunda kango gateze neza kihorere. Fata inzungu imwe yeguhumukamo. Ndatekereza ko iyo Rayon Sport iza kujya rutahizamu nka Bayo igihe yatakaje foro nganye yari gustepinga in akayikorera ibitego. Ushaka kumaza ati Abedi ntabyo yakoze. Abedi yagerageje gukora imibare myiza pe, yanarengeje expectations z'ibyo abantu batekerezaga, ariko abakinnyi bakomeye nyine nango iyo pressure zamutse iyi bintu bikomeye nibwo ba stepping in. Warayibonye ko muri izi match zanyuma 5 nkubwiye ko Kevin afitemo fatigue, bivuga ngo imbaraga zose yakoresheje zo gutanga ari ama-assist angana kuriya gukoresha imbaraga zingana kuriya uwagombaga kubyantisipa. Iyo ufite equipe urabitekereza ko ati Kevin azananirwa amazi igihe akina foke ntangira gutekereza umusimbura mwiza. Icyo rero ushobora kugira abakinnyi 23 beza bakanaguhenda mu kubahemba ariko ari kalite. Ni nacyo nekereza ko opponent yabarushije, kuko opponent ure nk'umukinnyi yazanye uyu musore Watara yadesize derby. So big players ba stepping in ku magra rendezvous. Umukinnyi wari we wese yagukorera match, ariko umukinnyi udeside uko match zigenda by'umwihariko inini hari pressure agomba kuba dasanzwe. Icyo ni cya kabiri kalite muri squad ya Rayon Sport. Cya gatatu Rayon Sport nuyireba irabizi ko ihangana n'ikipe ikomeye ya APR. APR ni ikipe ikomeye, APR ni ikipe ikomeye nka institution mu buryo bwa mikoro kuri marché yo mu Rwanda. Amikoro yayo wenda ntago ari menshi nigeze kubivuga muri Afrika, ariko mu Rwanda ni menshi ugereranyije n'izo bakina ukwibaho n'ibindi. Igira uburyo bwo kuba amakosa yabaye bayakosora mu zindi mercato. Guhangana rero nayo Rayon Sport kuko batanganya amikoro iyo ikwiye gushyira imbaraga zayo nyinshi cyane mu kugerageza no gushaka ibisubizo. Rayon Sport niyo mvuga mu mikoro makeya ifite bizatuma igira isoko rimeze neza nk'iryo APR yagira. Aho hantu binjyana muri scouting yayo, ubwo ni muri administration n'uburyo bubaka staff yawe, aba scout aba bagufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndaguha urugero, Reyo yatangiranye umutoza ntago basuzanyije sezo, ibibazo by'amaso n'ibindi sibyo. Rayon Sport n'uwabazamu baragiye muri mid season ihindura abatoza.
yatangiranye umwe mu bazamu beza muri shampiyona y'u Rwanda nyishobora kora yuko Kadime niwe muzamu ku bwanjye wari unanameze neza kurusha abandi bose mbere yo kubira ibibazo bigize muri faze yigeze kwipinga clean sheet 8 ntibasozanyije n'abamborenga nabaye Mable wenda kubera biriya byose byagiye bivugwa ntari bugarukemo. Rayon Sport isoko ryayo ryo mu kwa mbere nta mukinnyi numwe yazanye usibye Abedi wapfuye kugerageza ngo agire ikindi kintu ayongerera. Ibyo bituruka he rero? Mu isoko rya Rayon Sport igiba wise igishaka isa nidatomboza igibaho kuri minzi nto ariko nigura igikoroto cya Rayon cyangwa igiceri cya Rayon kijye ku mukinnyi bitonze bazi icyo bagiye kuzana, kuko bene ibi ngibi byo kugura ngo hari umuntu waturangiye twibereye Kigali mu by'ukuri birayigoye cyane binayitesheje igikombe. Ariko buriya nkavuga yuko amasomo meza kurusha ayandi yose ni amasomo wiga nyuma yo gutsindwa ariko ntugwe, ni amasomo wiga nyuma yo gutsindwa none ko bate okay natsinzwe byarangiye ariko se ngwe mbireke mvemo, ntabwo ari byo. Perezida wa Rayon rero nabo bayoboranye yavuze ijambo ryiza aravuga ngo ibikombe by'umwaka birajya ariko next season hari ibindi bikombe. Next season igiye gura na Confederation Cup, imikino iziyongera. Confederation Cup match ebyiri Rayon yakwinjira mu matsinda bigenze neza, yakorera amafaranga menshi cyane yanayitunga amezi atari makeya. Amakuru numva nuko ngo leta ishaka kuzabahereza amafaranga nka miliyoni 80 ibona APR miliyoni 80 zo kubafasha kwitegura niba ari byo. Ayo mafaranga yanahoze yo za 2015 nibwo yavuyeho icyo gihe, ariko ubundi imbere kipe yasohokaga igihugu cyabaga amafaranga. Aba bagabo bayobora Rayon twise izina ryitwa abasaza, ni abagabo bafite amikoro, ntago ari igihe cyo kugwa kuko mwarwaniye ikipe for 4 years muyishaka mwarayibonye. Kugwa rero nje nago navuga ngo mwaguye nabi, mwaguye munsi y'urugo, mubaye ba kabiri muri shampiyona niba birangiye kuko wenda mutabaye aba mbere ko you never know ntibirarangira, nubwo nabiha amahirwe make ko nyine bagitwara. Mwatsindiwe kuri finale ya Peace Cup, bivuga ngo mwari mwageze kuri iyo finale, mwari very close kugera ku ntego, very close bugufi. Uzahemba nibikire hari n'igigira ibirarane abakinnyi bakaba demotive aza mutuntu twinshi twi challenge. Inama imwe iruta izindi. Aba bantu b'abagabo nje nemera yuko bafite ikintu bakora, bagende bicare bastabilize ibijyanye na staff yabo n'uburyo barokrita umushinga w'uburyo bastabiliza financial budget kabo niba bahemba miliyoni 50 avuga ngo mu mezi 10 miliyoni 500 zavahe zibe zihari ku gihe, abige mu buryo bwiza projet yabaho igikombe umwaka utaha. Nanone niba yinjira muri iki kintu cy'umwaka utaha abakakinjiramo hatari proper plan, bakazajya bageramo ibirarane, bakazajya barokrita nkuko barokrise bataza abakinnyi bari kugura ngo ni bande, bakisanga muri situation zaho abakinnyi wenda babaye na frustrated kubera kudahemberwa igihe bamwe bakajya no kujya muri utwo tuntu two kurya ku ruhande n'ibindi bindi ibyo ngibyo byose byagiye bivuga. Ikintu APR itazigera ibahaye ntago yananirwa gutwara cya 7 n'icya 8 by'ikurikira. Ikintu bagomba kumenya igihe muri Champions League izagura abakinnyi benshi, amakuru numva ntazi niba ari bashaka no kongera abanyamahanga bakaba 8 niko bivuga. Biramutse koko bibaye niba ibyo numvise ari byo bakaba 8 nyamukandagira izongeramo abandi bameze nka Watara. Mu yandi magambo nureba APR kubigarutse muri politiki y'abanyamahanga ntagiri kugabanya buri mwaka iri kugenda yongera, ntago bari no gusenya beza bari kugira bari kubakipe. Abakinnyi tumaze kubona beza b'abanyarwanda APR imaragiye hanze kwa Rusoka Clement Boneka Claude, hari abakinnyi ubona ukavuga ngo aba APR yamaze gusinya ko ari abanyarwanda bagomba kwigumamo. Mu banyamahanga yagize ibibazo Daud ariko ndacyamya ko ari umwe mu bakinnyi beza bazaba mufite. Watara waramubonye umukinnyi mwiza bazaba mufite. Deja Suwane ni umudefenseur mwiza bazaba mufite. Deja nujya kureba APR ku isoko ishobora gukena abakinnyi nka bane bakomeye
ntiyarekuye ariko ntabwo ndora azayitoza umwaka utaha icyo cyo nakigushyiraho sinyatire ishaka kuzana umutoza uri hejuru ya Dara muri Afurika n'ibidakunda Nyarugenge zavuga iti reka tubitware byose tugere dusubire muri Afurika tugerageze icyo ntemera rero hari imvugo ziba hano i Kigali zivuga ngo ikijyane unaho ntago yishimye kuko yashaka kujya muri Champions League yagiyeyo ibyo byaba ari ukwikonsora guhangana nayo rero niba ushaka guhangana nayo uri Rayon Sport kutagira nubwo 100% ntemera ko ari yara crying baby club ntabwo ibyo byo mbyemera ntabwo irizwa n'ubusa hari ikiba cyabaye hari ukuntu nanone hari n'abandi bantu ushaka gufata rero ngo n'umwana murizo ntabwo ari umwana ntabwo ari umwana murizi impamvu itari umwana murizi nuko ibyo bintu ivuga ntabwo ibivuga yonyine muri champion hari n'andi makipe atakaye ibijyanye na arbitrage ni Rayon se gusa ntabwo ari Rayon gusa so rero iyo nk'ikipe nkuru nireke kubaho nk'uko n'izindi kipe ntoya zibaho yige nyine ko niba hari inzira bisaba zigoye zivunanye zo gutwara igikombe fight for that you fight for that no kuvuga ngo ugabanya ibibazo ugira ngo ntutware igikombe ukongera ibisubizo ugira kugira ngo utware igikombe kandi ibyo bintu byose bari abagabo bose bayobora barabizi so they have to fight if you can't fight you can't win it kuko na apere bayafightinze nayo birayivuna so dusoza abo basaza cyangwa se administration ya Rayon Sport twisa abasaza mu gihe baje ndagira ngo baretinge ku 10 babaha amanota ngahe uko bitwaye mu gihe barwanye kugaruka mu kipe bakayifata je ntago nabaha esheke umupira hari ahandi hantu tuwibeshyaho umupira si igikombe gusa umupira ni moments ni nk'ukuntu bashoje fazare ari abambere bakipinga ari ama clean sheets ziriya match kiriya gihe umufana wa Rayon yagiye akurikiranya yitwara neza biriya bihe yarabyishimiye n'umufana wa AP izo yakurikiranyije afata umwanya wa mbere akaba agiye kuzitwaraho igikombe nawe izo nizo zamushimishije difference ni uko icyo twese twashakaga nyamukuru igikombe uwagitwaye ni uzishima cyane ariko nibikoro bya byishimo byo wakoze match nyinshi nawe ari uwande izo ni moments batanze moments ntago Rayon Sport yari down icya kabiri aba basaza abongeye guhaba Rayon ikintu cy'ububyutse revive ikintu cy'ikizere kivuga ngo siko twakongera tukagaruka tugakompeta tugahatana nizere ko bitazaba igipindi gusa nibizaba speeches turagarutse turaje nibizaba bimwe bya ntibazabe kamananga bose ngo babe bitekerezo bo nibafata n'uruhande rw'amafaranga nk'abayobozi nyine icyo nacyo nakibashimira kuba iyo trust abari bayibafitiye nanakwishimira ko bayibagumishaho icyo cyizere bongere bakibaye for the coming season kuko bakibakuyeho ntibaze nanone umupira wabi ubonye umupira turebye n'abantu bari hano kuntu byari bibiye icya gatatu cyatuma ntabahereza esheke mbere yo kuba pourcentage no mubwo bavuga ngo urabona ngo Rayon Sport ngo nyamaranga abantu bose ngo baguzwe na Jean Fidel abenshi beza ariko naba basaza nabo hari icyo bagerageje gukora nubwo bataguze abakinnyi benshi babaye beza mu by'ukuri no kubabeshaho nubwo ari igihe byageze bikabagora nabyo ntago ari bibi amikoro gushaka imishahara amaprime twumvaga ngo desa 50 hari aho bagerageje kwa nta gikombe batwaye muri 2 rero ari naho dusoresha nabahereza nka 60% ya expectations ari mbafiteho none nkavuga ntumwaka utaha nibatware kimwe mu bikombe bikinira imbere mu gihugu bagere kuri 80 hanyuma undi uzakurikira ubwo wa gatatu shampiyona banayitwara wenda baramutse bikajije uzakurikira uriya icyo gihe baba bageze mu 90%. Akoze cyane.